uvogotera wese nasige umwana wese amashuri wige cane ubuzima bwiza wabukunde. Sheri umugabo mwiza bamubwira sho yego rwose mbega se ugiye ku kazi mbega ukuntu wari wambaye ibyo nakubwira usa ntabwo bibonaho yego rwose uribuka yego umwana w'umushiki wanjye nakubwiye yego nagira ngo abe hano yego amufashe kwiga aba hafi kuko yigaga aba kure yego hanyuma abone ko arangiza amasomo y'imyuga. Ndabyibutse koko wabimbwiye ejo bundi nanjye ko ndi umubyeyi se nzamurera rwose ntabwo yananira yaraje ubu nawe ngiye kugira ngo mufate muri gare yego hanyuma mbone n'ukuntu akerewe ku kazi dufite abashyitsi bamwe baza gukora dite mugabo wanjye rwose simbuka umuzane rwose ubwo turongera mu kanya yego sawa. Buriya rero azi ko byashimishije uyu mugabo wanjye nawe rwose aransetsa ahubwo ngiye guhita nirukana umukozi uriya nzaniye aba ari nko kumusimbura abariya rero azanye zabishywa ngo ni imbere nta bayaya babiri mu rugo barya nk'inzu ihiye ubu ngubu niko bigiye kugenda. kundwa n'abantu ndetse n'Imana mwana wese uvogotera wese nasige umwana wese amashuri wige cane ubuzima. Mwiriwe neza mami. Twiriwe nyine. Ubwo suruhanye ujya he nyiramukobwa garuka hano se gira vuba. Ngiye kubanza gukura imyenda y'ishuri kugira ngo mbone gufata amafunguro. Amafunguro nta mazi ahari nkeneye amazi yo mu kabande kandi ntujye kuyagura kuri kiyosike. Amafunguro none hafata amajerekani 5 niyo mazi nkeneye ahangaha kandi gira vuba kandi. Mami ku ishuri batetse akawunga sinkarya kubera igifu ndumva nshonje cyane. Shurumva ibyo bihuriye he nuko nabuze amazi. Kuzi ko ubundi ugenewe kurya rimwe mu munsi ubundi urashaka kurya urya ibyiki icyo gifu cyawe kirandeba jewe hita ugenda ushyira icyo gikapu hasi utiriwe wambura n'iniforume ujye mu kabande kunzanira amazi urabizi ko amajerekani iki nagucumuyeho mana nyagasani. Wiriwe amakuru ese ubundi kuki ujya kuvoma wambaye iniforume wajya ubanza ukazikuramo ese ubundi aya majerekani uko ari 2 niwe uyavanye mu kabande ahubwo hari n'andi nyuma umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo ko numva uvugira mu migani nk'indushyi wa mwana we ubwo ushatse kuvuga iki ariko reka niyendayende mubwire yenda ubwo ari wowe wanyuma kugera kwa mari umugore wenshi yicana umukozi ntiyatunga abayaya babiri mu rugo ubwo umuntu uramutana koko se nta nk'imashini ubutaruhuka ubu kwigana n'abizinukira ubaye nyanda rweye ihangane pe impore mwana we ubwira umva ntavunika ndaje nzamuganiriza kandi azagororoka nawe uruhuka sibyo gahora ari hangane urumva ukomeze wihangane ndagiye ariko nimbona akanya nzajya kumureba nzajya kumuganiriza kumuvugana ukomere. erega ntihari hakinze
mba nahamagara mba niviriye gusenga njyewe ndi mu mavuta ndi mu mwuka amavuta mu mpezo yashizemo ariko ukankura mu mwuka pfukamishwa hasi iki cyaje kunyuzuriza we sinta kindi yori gucyakomotsa Amina, haleluya. Amina, haleluya. Mbese neza rwose. Umukobwa wacu rwose namusenye uteka Imana aramanuka rwose. Rwose. nagucumuyeho Mama, bite? Uri kureba intimba bafite ikihe kibazo? Mawe umwana afite ikibazo. Ni karibu. Mwiriwe neza. Yego. Mwiriwe neza. Yego. Uw'imbaba ntitwari duherukanye nukuri. Oya ntabwo twari duherukanye. Yego ni karibu. Amakuru yanyu. Ni meza nanjye mba ndimo ndasoma ijambo ry'Imana. Wababona musenga yagira ngo ni impamo koko. Ni ukuri rwose. Ubukristo bw'iki gihe se ni ukwishushanya. Wowe Karamu w'imbaba. narinjira ngo tuganire ku kibazo cy'uriya mwana amahoro. Yego. Mu by'ukuri Yego. uriya mwana uramuhohotera. Uti? Uriya mwana uramuhohotera. Urimo uramuvutsa uburenganzira bwe. Uw'imbaba ntiwavangiwe. Ntabwo navangiwe. Uriya mwana yaje hano ashaka kwiga. Urumva? Kugira ngo yige neza. Urangije wirukana umukozi wawe kugira ngo uriya mwana akubere umukozi. Urabyumva neza? Ubwo se urabona uri umuntu w'umukristo nyawe? Umuntu w'umurokore nkawe ukora amabi nkariya urabona ari byo? Mu by'ukuri uriya mwana uramuhohotera pe. Uw'imbaba. Usigaye ushinzwe abana b'umudugudu kuva ryari? Uriya mwana we muvutse uburenganzira bwe. Nukomeza kumuhohotera kuriya ukamubuza kwiga, ubuyobozi buzaguhana. Ariko Uw'imbaba ko numva ujuje muri Zaburi nasomye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, none urambuza gufata kumukuramo umusaruro w'urugo rwanjye agomba gukora. Umva mubyeyi, cururuka. Ese buriya uwafata umwana wawe kuriya wakwishima? Fata umwana wese nk'uwawe. Umva rero ndatashye ariko wisubireho. Aha, ndumva bitoroshye Uw'imbaba. Ndumva bitoroshye ariko ngaho genda nzareba uko bizagenda. Ndumva naziwe rwose. Imana izabiguheremo umugisha. Ndumva naziwe. Wisubireho. Yego Uw'imbaba ndabitekerezaho nzareba. Aski ariko asaba ubundi Uw'imbabazi aravuga iki? Iya mwana burasimuhotera. Apo nagende kazibeshye kande ubundi karebe ngo ndakereka. Kazabibwira abayobozi muri uhe rwego se? kundwa n'abantu ndetse n'Imana. Uyu munsi rero turaza kureba imbumbe ya kabiri ivuga gukoresha ikinyarwanda cy'intyoza, uwiga agaragaza uburyo bunyuranye bwo gukemura amakimbirane no gukoresha ibinyazina binyuranye. Nibyo tugiye kureba mu kinyarwanda.
kumbwira amakimbirane icyo ari cyo n'aho akunda kugaragara. Ibyo tugiye kureba uyu munsi. Tugiye kureba ese amakimbirane ni iki? Ese igihe habayeho amakimbirane twitwara gute? Nibyo tugiye kureba. kundwa n'abantu ndetse n'Imana mwana wese, uguhohotera wese ntasigeho mwana wese, amashuri wige cyane ubuzima bwiza wabukunde. Niko baba, saa 4 n'iminota 15 neza ku ishuri. Wakerewe ugira ngo yinjire. Ubwo rero buri wese araza kugenda aguha ingero, ariko si uyu bakigera hano yakererewe none arasinzira. Byuka biravuga ibitutsi nyine wasinziriye, ariko ufite ikihe kibazo? Urakererwa none waza ugahita uryama. Ufite ikibazo. Nisoza isomo tuza kuri ibyo tuganira, sibyo? Abunze Mahoro rero nagutumije hano kugira ngo tuganire, umbwize ukuri ibibazo ufite. Uko njye mureba nabonye ushobora kuba ufite ibibazo kandi bikomeye. Ndagira ngo rero mu by'ukuri umbwire ibibazo ufite biri kukubangamira mu myigire yawe. Nicyo nagutumirije hano. nta bibazo byo ndabifite. Navuye mu rugo njya kuba kwa marume, nageze umugore wa marume yise yirukana umukozi, aravuga ngo ntiyatunga abayaya babiri mu rugo. Ibyo byatumye nsubira inyuma mu myigire, nkora imirimo ivunanye, ngakora cyane, rimwe na rimwe no kurya sindye, ugasanga ndiye rimwe iminsi 2. Ubwo byangiza imyigire yanjye. Ku ishuri naho nahagera sinige neza kubera udasinzira neza, abafite ibitotsi, naniwe kubera imirimo ivunanye bankoresha. Rimwe na rimwe nkahita mva ku ishuri, nava ku ishuri nkahita njya kuvoma, nkahita njya gukora imirimo yose ntarambuye inifomu. Yo, burya nuko bimeze. Ni ikibazo, ariko humura tugiye kubikurikirana. Ntabwo ugomba guhohoterwa bene ako kageni. Kuba tumaze kubimenya turabikurikirana. Ngaho impore icecekere, turabikurikirana. Ubu ikintu tugiye gukora ni iki? Ndashaka umpe nimero za nyokorome, umbwire n'amazina ye, wenda niwe njya kuyareba kushinzwe amasomo kuko imyirondoro ibihari, ariko urabimbwira ubwo turi kumwe. Yitwa nde nyokorome? Yitwa Murenzi. Impore cecekere. Murenzi. Noneho mbwira nimero ya telefone yiwe. 07 ariko uceceka. Impore ni ukuri. 07 13 387 ndamuvugisha
ku buryo nimva hano ku ishuri ngenda hanyura mbaganirize mbasobanuriye hari n'igihe hari ibintu baba batumva ko bagomba guha umwana uburenganzira bwe kandi bakamurinda ihohotera iryo ari ryo ryose. Sibyo Mahoro? Umurenga uceceka usubire mu ishuri. Sibyo? Humura, niba ari ibyo ngibyo rwose ndagufasha nganire nabo kandi ibintu biraza kugenda neza usubirana uburenganzira bwawe. Nk'umwana uri kurangiza amashuri ye yisumbuye ntabwo ugomba kujya ngo usinzire uze ukererewe. Ugomba kubona uburenganzira bwawe bwo kwiga ndetse n'imibereho myiza bakayiguha uko bikwiye. Humura rero ndaza kubavugisha, ngiye kubavugisha noneho nintaha ndahanyura ubundi nganire nabo kandi biraza kugenda neza. Ngaho impore wakisubira mu ishuri yanagure amarira ubundi mu ishuri. Yewe we burya abana twigisha bararemerewe pe, n'iriya mitwaro baba bafite. Uzi ko kutaganira n'abana ari ikibazo. Umwana akaza yakererewe, yaza akaryama agasinzira mu ishuri, ugahita umufatira ingamba zikakaye ukamuha ibihano kandi umwana yikora imitwaro imeze kuriya. Tugomba kujya tuganira n'abana tukumva uko bameze. Mbega Mahoro we, umwana arushywa akavuna kakaryamuna n'ukuri kw'Imana. Ariko ntacyo, reka nze mbahamagare ubundi mpanyure tubiganireho. Uriya mwana asubirana uburenganzira bwe, abona uburenganzira bwe kandi bigomba gucika ahantu hose abana bakagira uburenganzira bwabo bakiga neza maze bagatera imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo ndetse n'isi muri rusange. Komera mwana. Ni karibu. Star. Mwiriwe neza mwari. Mwiriwe. Ni karibu hano iwacu. Murakoze cyane. Yego. Mwari muri aho rero? Tumeze neza. Tubakiriza iki? Yewe ni ukuri niwe muretse banze nduhuke ntora agahumuro ndaza kubabwira. Ariko ahubwo mbere ya byose nashaka ko Mahoro aza hano, hari ikintu nshaka kubabwira ariko mubizi hano. Ese haraboneka ko hari uturimo yarakiri gukora mu gikarira? Oya, turimo ntiyadukora abisoje. Mumubwira aze ababisubiramo nta kibazo. Maho! Same mama. Ngwino muri salo. Babyeyi rero dufatanyije kurera, ndi hano kugira ngo tuganire. Umwana wanyu Mahoro amaze iminsi ku ishuri, ubona ko hari ibibazo afite. Akunda kuza akererewe, yanagera mu ishuri agahita asinzira. Nabibonye kenshi rero nk'umwarimu we, ndangije ngira amatsiko yo kumenya ikintu kibimutera, ndamuganiriza nawe arankundira ambwiza ukuri. Yambwiye ko rero hano mu rugo afite ikibazo ko araza nta gahembwe abona ko kuba yakiga, araza agahita akubitana n'imirimo ndetse rwose atanashoboye kuko yansobanura ko akigera aha mw'uru rugo uyu mudamu mw'uru rugo yahise yirukana umukozi wari uhari, ubwo akaba amufashe nk'umukozi. Ubwo rero ikintu cyari kinzanye nagira ngo mbabwire ko ibi bikorwa uyu mwana yakorewe ni ihohoterwa, yabujijwe uburenganzira bwe. Twe rero nk'abarimu ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo muri rusange, ibi bintu tugomba kubyitaho kugira ngo umwana abone uko yiga neza, kuko ibyo mwamukoreye byamugizeho ingaruka mu bijyanye n'amasomo ye ku buryo bugaragarira buri wese. Ubwo rero ikintu naje kubabwira, nabwiraga ko mugomba guha umwana uburenganzira bwe, umwana akabona uburenganzira bwo kwiga ndetse hajemo n'ikintu cy'uko ngo atanarya. Yabidusobanuriye byose. Ubwo rero ikintu mbasaba,
simbizi niba mwese mubizi cyangwa ari umwe bimukorera, ariko nuko bimeze. Nicyo ngicyo nagira ngo tuvugeho kandi gikemuke rwose, umwana abona uburenganzira bwe. Yampaye nka rwasabize twatarana ngo iki? Oya ntabwo mbyumva neza. Yego ndabizi umukozi yaragiye, madame arimo ashaka undi, ariko ngo by'umwana ngo ku ishuri ngo arakererwa ngo ntarya ngo oya se oya. Mwa kuki utambwiye? Oya nako madame ubivu. Ibyo bintu koko byarabaye. Soni purpose ntabwo mbyumva. Mu rugo rwanjye murenze ibyo bintu byarabaye. Oya sobanura oya ndashaka nsobanure musobanurira ubwo gute umwana wa mushiki wanjye ubwo si ibyo bintu mushiki wanjye byumvise. So gira vuba mbwira twumve ko sobanurira. Nukuri mumbabarire byarabaye, ariko uw'imbabazi yari yaje gusura arabinganiriza ko muhemukira, ariko ndumvaga nshaka kwisubiraho nkarekeraho kumuhohotera. Mumbabarire, mbasabye imbabazi, mumbabarire, maho ngusabye imbabazi, ngusabye imbabazi. Ni byiza kuba uw'impuhwe wisubiyeho, kandi koko ubikomeze, umwana umuhe uburenganzira bwe. Kandi si n'ibyo gusa, n'ahandi muzi bitameze neza usanga bari guhohotera abana babuze uburenganzira bwabo, mugerageze mugende mukore ubuvugizi kugira ngo umwana agire uburenganzira, umwana yitabweho, arye, agire isuku, ubundi mumufashe yige neza kugira ngo atange umusaruro azigirira umumaro, namwe bagire ndetse awugire n'igihugu muri rusange. Ariko rero nimutangira gutuma yangirika ntagera aho agera, ni ukuvuga ngo ni igihugu wangirije ku mugaragaro. Reka rero dufatanye twubaka umuryango umeze neza duhereye ku burenganzira bw'umwana. Murakoze cyane, ndumva rero nagenda, kandi nshimishijwe nuko agiye kubaho impinduka, umwana akiga neza agatera imbere, twese bizadushimisha muri rusange. Ndumva rero ntarambiranye cyane, nagenda agira n'utundi njya akora, baratuba dufite akazi kenshi. Murakoze cyane, kandi mujye munacishamo muze ku ishuri gusura umwana, nabyo turabikunda cyane, biradufasha. Bakundwa n'abantu ndetse n'Imana, mwana wese uguhohotera wese nasigeho, mwana wese amashuri wige cyane, ubuzima bwiza wabukunda.